se waba warigeze wiyumvisha yuko kuri iyi si ya rurema hariho indege ifite umuvuduko ukubye inshuro 6 umuvuduko w'ijwi? Ibyo birumvikana nk'inzozi mu matwi yawe, ariko umunyamerika izo nzozi mu minsi mike araba yazigize impamo. Ubu tuvugana, isosiyete yitwa Lockheed Martin ibinyujije mu ishami ryayo Skunk Works rizwiho gukora indege za karahabutaka, iremeza yuko imirimo yo gukora indege idasanzwe bise SR-72 irimo kugana ku musozo, ku buryo hagati y'uyu mwaka turimo wa 2025 kugeza muri 2027 bazaba bashyize ku mugaragaro iyi ndege idasanzwe. Tugiye kurebera hamwe ubushobozi bw'iyi ndege budasanzwe buyemerera kuba ariyo ndege ya mbere izaba irusha izindi ubushobozi. Turebere hamwe ikizahindura ku buryo intambara za none zirwanwamo. Ese ubundi igitekerezo cyo kuyubaka cyaturutse he? Maze tugereranye ubushobozi bwayo n'izindi ndege zisanzwe zikoreshwa mu ntambara za none. Nkwifurije kugira ibihe byiza aho uri hose wowe dukomeje kubana muri iki kiganiro. Kora subscribe uraba uteye inkunga iki kiganiro. Naho njye wakiguteguriye nkaba ngiye no kukikugezaho nitwa Roger Twiz. SR-72 ni indege y'ibanga ishobora guhindura uburyo intambara zarwanwagamo. Ubundi indege ya SR-72 ni igitekerezo cyaturutse ku ndege ya mbere y'ubutasi yamenyekanye nka SR-71 Blackbird, yakoreshejwe kuva mu 1966 kugeza mu 1998. Iyi SR-71 yari indege yihuta kurusha izindi, ikagera ku muvuduko wa Mach 3.3, bishatse kuvuga ko yari ifite umuvuduko ukubye gatatu w'ijwi. Mbese yari ifite ubushobozi bwo kuba yagenda ibirometero 4000 mu isaha. SR-71 yakoreshwaga mu butasi bw'ikirere mu gihe cy'intambara y'ubutita ariyo bise Cold War mu ndimi z'amahanga. Nyuma yo kuyihagarika, Amerika yifuzaga indege irusha SR-71 umuvuduko, itagaragara kuri za radari, kandi ikazajya iguruka nta mupilote uyicayemo, ikazaba inafite ubushobozi bwo kugaba ibitero mu buryo bwihuse cyane kurusha izindi. Aho niho haturutse igitekerezo rero cya SR-72 izwi ku izina rya Son of Blackbird. Mu 2013, isosiyete ya Lockheed Martin ibinyujije mu ishami ryayo Skunk Works rizwiho gukora indege zibanga nka U-2 na F-17 Nighthawk yatangaje ko iri gukora indege nshya ya hypersonic ariyo SR-72 ibisabwe n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ndege icyo yagenewe gukora ni ubutasi bwa gisirikare bwihuse cyane, kwihutisha bimwe mu bitero by'ikoranabuhanga n'iby'ubwiyahuzi, ibitero by'ibisasu cyangwa lasers, byose kandi ikabikora mbere y'uko umwanzi abimenya. SR-72 izaba ifite ubushobozi budasanzwe burimo nk'umuvuduko wa Mach 6, bivuze ko izaba ifite umuvuduko ukubye inshuro 6 w'ijwi. Mbese izaba ifite ubushobozi bwo kugenda ibirometero 7400 mu isaha. Moteri zayo rero ni turbojet na scramjet hybrid zizajya zihindurwa bitewe n'umuvuduko uyiyoboye ashaka kugenderaho. Naho kuyitwara nta mupilote izaba ikeneye ujyana nayo, izaba ikoreshwa n'ubwenge buhangano AI, bituma izaba iyoborerwa n'umuntu ku mashini, aribyo bita autonomous mu ndimi z'amahanga. Uburemere bwayo bwo bwagizwe ibanga, ariko bivugwa ko izaba ifite ubushobozi bwo gutwara ibisasu byinshi kandi ikabirasa neza ahantu bayitumye kurasa idahusha. Ifite kandi ubushobozi bwo kwihisha radari zose z'umwanzi igihe cyose yaba iri mu gikorwa. Aho igeze mu ikorwa ryayo, prototype ikaba igeze kure, bitanga icyizere yuko izaguruka mbere y'umwaka wa 2030. Ibyo byose bituma SR-72 umunsi imirimo yo kuyubaka izaba irangiye, bizayigira indege ya mbere mu mateka yihuta cyane ishobora kugera ku ntego mbere y'uko igiye kugabaho ibitera bimenya.
ibihugu nk'Uburusiya, Ubushinwa n'ibindi byinshi bifite imishinga ya hypersonic weapons na misile za Zircon na DF-17. Amerika yo rero yifuzaga indege ishobora guhangana n'izo ntwaro, bikaba ariyo mpamvu simusiga Pentagon ishyigikiye byimazeyo umushinga wa SR-72. Iyi SR-72 ntabwo izajya yicara mu kibuga itegereje kurasa ngo havutse ibibazo gusa, oya, ahubwo yo izajya inakora nk'igikoresho cy'amaso n'amatwi mu butasi, nibiba na ngombwa itsimbura umwanzi aho yari yigize akaraha kajya he, byose ikabikorera icyarimwe mu kanya nk'ako guhumbya. Iyi ndege kuko iri mu mishinga y'ibanga cyane, nta mashusho yayo yemewe agaragara mu buryo bwa gisirikare, ariko hari ibintu byerekana ko imirimo yo kuyubaka ishobora kuba igeze kure. Hari ibimenyetso by'indege zidasanzwe zabonywe mu butayu bwa Nevada. Abahoze mu ngabo z'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko prototype yayo yamaze kuguruka, aho bemeza ko yagurutse bwa mbere mu 2023. Nubwo Pentagon itabihakana cyangwa ngo ibyemeze, hari amakuru yizewe avuga ko iyi ndege ishobora kuzashyirwa ku mugaragaro hagati y'umwaka wa 2025 na 2027. SR-72 izahindura byinshi, birimo nk'intambara zishobora kuzajya zikorwa mu gihe gito cyane, kuko yo ntaho izaba itagera kandi bigoye yuko imirongo miremire y'abasirikare basanzwe batageraga. Ubutasi bwo ku rwego rwo hejuru burimo ubwenge buhangano AI, satellite live streaming, drones coordination n'ibindi byinshi. Izajya inafasha mu kugenzura ibyogajuru by'abanzi, indege zabo, ibirindiro ndetse n'ibisasu bya kirimbuzi by'ibihugu bihanganye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko kandi rero impungenge zihari ni uko ibi bizongera umuvuduko wihangana mu kurushanwa kw'intwaro zihanitse hagati y'ibihugu, kurengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu, kurushaho kugenzurira umutekano w'ibihugu mu kirere iyo hejuru y'agahanga ka mwene muntu. SR-72 rero ni intangiriro y'icyerekezo gishya cy'indege zikoranwa ubwenge buhanitse, mbese ni nk'imashini zikora byihuse kurusha uko ubitekereza. Nubwo ibikubiye mu mushinga wa SR-72 bikiri ibanga rikomeye, ibimenyetso byose bigaragaza ko iyi ndege ishobora kuzaba ari imwe mu zigiye kuzana impinduka zikomeye mu mateka y'igisirikare kirwanira mu kirere no mu ikoranabuhanga muri rusange. Ukurikije ibyo maze kumva haruguru, ese wowe urabona isi igeze he mu gihe izi ntambara zakomeza kurwanwa n'amarobo ndetse n'indege zitagaragara kuri radari? Ese iyi ndege ya SR-72 urayibonamo nk'igisubizo cy'umutekano wacu cyangwa nayo ni icyago mu bindi? Mbifurije impagarike n'ubugingo mwe twabanye muri iki kiganiro, naho imigisha mukomora ku Uwiteka igimbisha inkota z'abanzi banyu. Amazina yanjye ni Roger Twiz, naho ubutaha. Tanga igitekerezo cyawe hasi muri comment. Wibuke gukora subscribe kugira ngo ujye ubonera ku gihe ibiganiro byacu.